mwiranywe amahoro abakurikiye Dox 14 TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro mukunda cyane. Ese nibyo? Kuri uyu munsi noneho rero twatembereye mu murenge wa Ndera mu kagari ka Kibenga mu mudugudu wa Kira. Ni karitsiye bakunda kwita Ibwembure. Twahasanze umugabo uzwi ku izina rya Mituweli. Mu by'ukuri yatubwiye byinshi ku buzima bwe aho yavuye n'ahageze, ariko igitangaje nuko ngahora yifuza kuzongera byibuze guhura inshuro imwe mu buzima bwe n'ugeze kuyobora akarere ka Gasabo rwose amuteye amahirwe akaba naho yakuye iryo zina rya Mituweli. Yitwaga Nzaramba, none ubu yahisemo kwitwa Mituweli. Reka tubaha akanya hanyuma mukurikirane ikiganiro umunyamakuru wacu yagiranye na Nzaramba Patrick uzwi ku izina rya Mituweli. Mu by'ukuri ni ikiganiro cyiza cyane kandi ndabizi kiraza kubanyura. Abakurikiye Dox 14 TV twongeye kubasuhuza. Kuri uyu munsi twatembereye mu murenge wa Ndera mu mudugudu wa Kira kagari ka Kibenga. Mu by'ukuri numvishije kayitse hari izina ngo bayita ko narigiye bajya yuko wenda umutumirwa acaza kuri twibutsa. Niyo mpamvu ntago ndi butinde muri byinshi kuko ni umuntu mukuru mu by'ukuri ku makuru mfite kandi ngafite ibintu byinshi agiye kudutangariza turi buze kumwigiraho. Yaba urubyiruko yaba abakuze, mu by'ukuri ndabizi neza ko ari ibintu byinshi byo bwungukiremo. Kandi buriya ntimumurege icyo mubona atemba itoto, ubu ni umuntu mukuru cyane arabibibwire. Reka ne gutinda mu magambo ahubwo nyakubahwa turakwakiriye utangire utwibwira. Mu by'ukuri uratubwira byinshi cyane ku buzima bwawe. Nanjye ndabashimiye. Yego. Bahaye ikaze rwose kuba mwakiriye muri studio yanyu. Nishimiye bikomeye banyita Nzaramba Patrick. Yego. Nkaba nuye mu kagari ka Kibenga, akaba ari umurenge wa Ndera. Aha ngaha rero mwaje mu mudugudu wa Kira, ariko aka gace kacu twebwe twarangije kwiteza imbere, twaraje turakora twakahisa kandi kazina keza cyane kagasirino keza cyane. Aho bita Iwembure. Iwembure. None se ikibazo nagize ngewe nza kubambwe ko nje kwa Mituweli nka numvishe ngo witwa Nzaramba Patrick, naba nayobye cyangwa se wenda bambwiye Mituweli hari aho bishyurira wa mugana ubwisungane nkaba naje mu rugo rw'umuntu. Banziho n'akandi kantu bita Mituweli, akundi n'ako kazina bazi cyane. Ako niko kamindura ubuzima, Imana yamindura ubuzima bikubitarana Mituweli. Ubwo rero numva nanjye akandi nashyizeho n'aka Mituweli. Ubwo rero ndumva binoroshye. Abadukurikiye kuri Dox 14 TV mwumvishe ko turi kumwe na Nzaramba Patrick, ariko mu by'ukuri bakunda kumwita Mituweli. N'ikiganiro n'ubundi nanjye ndazakoresha Mituweli. Ahubwo rero Mituweli tudatinze tubwire kuva mu buto bwawe uko biri kose kugeza ku isaha. Kuko bavuze ngo bakugaragara nk'umujene, waza no kutubwiye se wa mugani ufite abana banga ufite nk'abana nka babiri bonyine ra. Mbese tubwira byinshi cyane kuhera hasi kuva kera. Yewe mvuka muri uyu murenge wa Ndera. Yego. Navutse mu 1972. 72. Mvukira hano muri uyu murenge wa Ndera. Yego. Nahuze nuye hari Ndera, ariko Imana yaje kumindura ubuzima, ariho iryo zina rya Mituweli ryavuye. Nza kwimukira hano ku Gishuri. Yego, uvuye Ndera ageze ku Gishuri. Ese wenda tubanze duheraho Ndera ukiri umwana, ubuzima bwari bworoshye cyangwa? Ubuzima njye nahuye n'ibibazo bikomeye. Papa yari afite abadamu babiri. Aza guhura, mama yari umugore mutoya. Haza kuzamo ibibazo byo kuvuga ngo
papa sinzi ikintu yapfuye na mama. Ubwo rero biba ngombwa ko ajya atabama ajya ku mugore mukuru. Mu kugerayo muzehe wanjye nanjye namukurikiye kubera ko nakundaga muzehe wanjye kubi. Yego. Turajyana, mama ntabwo yigeze abyishimira. Atabyishimira byatumye ngira ubuzima bubi. Ubwo agiye kuba kwa mukaso cyangwa najyagayo kubera ko bari baturanye. Aha, yego. Ngiye najyaga ari ku mama akabinyangira. Akabinyangira cyane ariko nkunda papa cyane. Yajyanye inka ngagenda ngaziragira nangiza nkongera ngasubira, ariko najya kwa mama ruguru. Mama akagira ikibazo. Ubwo rero nangira guhangayika gutyo. Nangira ubuzima bukomeye. Nuko natangiye guhangayikira ubuzima. None se mwigiye guhangayikira ubuzima, wenda nta turimo tw'ingufu wakoraga twatundi tuvuna abana koko, wenda runaka wenda ntago waba arakunze nk'ifaranga ukiri muto? Ifaranga nagendanaga naryo cyane. Nagendanaga naryo. Natangiye kujya nkora ndi umwana, natangiriye kuri toilette. 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 Hari ahantu nari mfite marume. Ubwo yakoraga ibyo biraka byo gucukura toilette. Naza kumbwira ati rero ati ndashaka kujya kuguha akazi. Nari ndi umwana muto, nari mfite nk'imyaka nka 14 13 gutyo. Tangira kujya manura mu kijerekani. Yego. Mwicara mu kijerekani hejuru akamanuramo ngagenda ngapakira itaka nkongera nkicara mu cya kijerekani nkongera ngazamuka. Byaramfashije cyane, ariko byatumye ubwo se bakaguhemba? Yamimbaga amafaranga 5. Amafaranga 5? 5 niyo yamaga. Hari ubwo 5 ariko yaribwa yabaga ari menshi. Yabaga ari menshi cyane. Nk'ubwo se wisengereraga miki? Nagendaga nkiguriramo icyo gihe, niguriragamo urwagwa, nakundaga urwagwa icyo gihe cyane rwose. Ngagenda kwa Rwabarinda, ku mugabo bitaga Rwabarinda, ngagenda akankubita igice cy'inuza cya litiro. Ubundi nkagisoma nkigenda, kuko icyo gihe icupa ryaguraga 10. Ubwo se wenda ndumva ubwo ukurikije nk'icyo gihe watangiye wenda we wambaye nk'inkweto ryari konze ko icyo gihe kwambara inkweto byari bigoye? Inkweto zo bari kuzikura he? Twiyambariraga amakanzu. Cyangwa umuntu iyo yamaraga kumenya ubwenge wajyaga guhumba icyo bita amasaka. Ukagenda ugahumba amasaka, noneho warangiza rero ukajya ku murindi. Hariya hari ibikabutura byabaga bifite imishumi y'imiko z'ukuntu mbese ukagenda ukakigura ugasirimuka. N'ibindi bintu twakundaga kugira n'inkweto zo mu birere. Birumvikana ni ubuzima bwari bukomeye cyane kuri icyo gihe, ariko reka twihute noneho tugere aho butangiye kuba umusore, wenda waba ushakiye se umugore, ubwo bigiye kubiduciramo mu mayange uko byari bimeze. Ese wenda ugiye naho rwose n'ibyo bya mituweli n'iryo zina ryatuze, mbese byose ubwo ugiye kutubwira umwanya n'uwawe? Ubwo naratangiye mu guhangayika kwanjye, natangiye kubaka ndi mutoya. Papa yabanje kumpa ikibanza mera ku nzu y'ibirere. Inzu y'ibirere ananira wa mubyeyi wanjye mama arabibona. Narwanaga intambara, papa akavuga ati dore mwana wanjye kwa mukeba, ariko ibintu ntabwo bigukomereye, nyoko azakuroga na mukeba usanga araguhunganyije. Agenda mu biti, ndangira kubaka ku nzu y'ibirere, nzibireza kunanira. Mama rero biba ngombwa ko avuga ati vare mwana wanjye va hano. Ariko nanjye nabona wari umuntu wanjye kuntu tutumvikana, ndangije nicangirigamo ubwenge, ndavuga niye mama ngiye gusaba imbabazi bari umuntu wanjye na bashiki banjye. Agenda ngura ikarabiyo. Ikarabiyo yaguraga 200 y'urwawe, 150. Ntabwo byahendaga. Ubwo rero ndagenda mbasaba imbabazi. Maje kubasaba imbabazi, bari umuntu wanjye ati tuzongera kukubona ugiye kwa mukeba wa muntu, ufite ibibazo. Ubwo noneho nkajya nkata gutya nkazigura kugira ngo batamenya ko nagiye kwa papa kura papa. Zigura nkagenda nkajyayo. Ubwo nibwo natangiye noneho kujya mu mashyirahamwe. Hano hepfo hari amashyirahamwe y'urubyiruko. Nangira gutangira guhinga. Twarahinga, twari dufite abazungu badufasha ku miteja. Duhinga imiteja, duhinga ibijumba. Ubwo buzima rero natangiyemo, nangira gushaka amafaranga. Nangira kujya ngenda ngura ibati. Ibati ryaguraga 800 700 kiriya gihe. Ubwo rero nangira gucanya. Mama rero nibwo yicaraga yambwira ati mwana wanjye ngiye gusenya igikoni, ngiye kuguha amabati 5, dore maje kugura 5, noneho ubaka. Nuko natangiye ubuzima bwo kubaka. Nangira kubaka gutyo, nangira ku nzu y'amabati 10, mba ndazamutse, mbanyeze ku mabati 15.
jenoside yabaye maje kugera ku nzu y'amabati 16. Okay, nubanga 94 wari ufite inzu y'amabati 16. Ariko nari ndi umwana afite imyaka 17 10 n'ingahe, nari ndi umwana muto cyane. Ariko icyo gihe kozi ko bashakaga bakiri bato ubwo ntago bagatangiye gukora gahunda. Ubwo nahise ninjira mu gakiza. Ndakizwa umvishe nigira mu mana, ariko abakobwa ngabona barimo baranyirukanga, ariko nari narakura nishakira ubuzima. Ibyo byose nabyirengagije mbijyana hirya. Nibyo. Ubwo 94 turakomeje. Nyuma yaho rero nibwo naje noneho nsanga papa yarapfuye, mama ndahamusanga, barumuna wanjye ndabahasanga. Sibye mukuru wanjye niwe bapfuye, ariko barumuna wanjye n'abashiki banjye babiri bari bahari. Muri namurumuna wanjye umwe w'umuhungu, guturabahungu babiri. Undi we menya yaraguye ngo kuko yarahonze. Ntabwo tuzi ukuntu byamugendekeye. Yego. Uretse naraje rero nguma gufasha ababyeyi bombi. Mama aranyangira, nasanze uwo mukino wa mama nawe ashaka kugira amakana, ariko icyo gihe nari nimaje gukura. Ngiye icyo narebaga bose nagomba kubafasha nk'abakecuru ba papa. Ndabafasha nanjye noneho ubuzima noneho bwo gushaka amafaranga natangiriye kunubakaga ibintu by'ingo. Uriya rugo rw'imiyenzi narucongaga ku buryo n'abazungu bazaga bakanjyana. Ubwo nahindutse noneho mpindura umuvuno, kuko ibyo by'amashyirahamwe nasanze byararangiye, noneho nangiye kugenda mpindura umuvuno, noneho nangiye no kujya noneho nubaka ingo ndiconga. Zino ngo zari zifite amafaranga kuko zaminduye ubuzima nazo. Ubwo nibwo ubona amafaranga bivuye mu ngo rwose. No tugere aho waje gufata umwanzuro wo gushaka umugore, cyangwa se ndambere ko ushaka umugore hari ikindi kidasanzwe ahita tubwira mbere ko ushaka umugore. Ikintu kidasanzwe njye naraje nigira mu mana, ninjiramo gahunda numva mbaye Pawulo n'ibyo gushaka ndabiretse. Haza umugabo Maritini kubera ko nirwaga ngenda mu byumba ngirane umvishe. Nabaga mu masengesho cyane. Ari umwana wo mu byumba. Nari umwana wo mu byumba bya hatari umvishe, ariko nakora nasengaga nakora kubera ko nari nunze mama nunze n'abarumuna banjye. Yego. Ngewe mbese wari chef w'urugo, ariko ibyo byose nkabikora ngewe nkora, nasengaga nkora. Ntago navugaga ngo ndagenda ngo mbiriya kada, navuga nafataga amasengesho y'iminsi 3 nkagenda mwibakira urugo rwanjye ngakora imirimo y'ima amafaranga, nkagenda maje gukora icyo gikorwa. Ubwo rero nagiye muri ubwo buzima. Umugabo Martin bwo yazaga ati tuva rero sarambati ati ntago uzaguma muri ibi, ati barimo kugushuka, tabaga barimo kugushuka kuko urimo gukura. Ubwo nari ngeze mu myaka 26 20. Nibwo aramu ati nasoni tugomba ugende mu Kigali, nasoni wowe ufite ati na mituweli ufite. Yari taraza ahubwo nagatari nyine rumva kabisa. Rero ndatangiye, nibwo natangiye noneho gusengera umufasha. Nagira gusengera umufasha, ubwo narongoye mu kwa 3 ku itariki 4 z'ukwezi kwa 3 mu 2000. Hari inzara yari ikaze cyane, nta n'amafaranga aranahari. Kuko gutwerera gasenyisi yabaga gutwereye isi y'amafaranga. Nagukundiye mufasha uramubonye, Imana yamuguhaye cyane rwose, murabanye n'ubu muracyari kumwe. Turi kumwe rwose. None se ubu komba ukiri muto nk'ikiri cyo gihe bashaki ubundi bumufite nk'abana bangahe? Umufasha wanjye twabyaye umwana wa mbere Kwizera Patrick, nkurikizaho undi mukobwa bita Fabiola. Ubwo rero noneho nibwo haje abana 3. Baziye rimwe muri impanga 3 impanga 3. Aha mugabo ahubwo uri hatari ku bintu byagenze. Ubwo rero impanga 3 zimaje kuboneka, ubuzima bwa mituweli noneho bwahise buhinduka. Niwe noneho ya mituweli noneho byahise. Yego. Noneho biba mituweli ko amaje. Ahubwo rero mbwira se wa mugani aho hantu ugeze, umuntu warwanye no gushaka ubuzima ageze amahirwe umugore amubonye uko rikose rutarafatisha, urumva wabyaye impanga abana 3 ko bigoye mw'icyo gihe. Noneho biragoye ariko iriya bintu nta nibihenze birimo. Byagenze gute rero kugira ngo ubashe kubarera? Byakugendekeye gute ntitubwire? Ubwo naje kubabyara mbabyara n'igihe cyiza, igihe cyiza pe. Navuga ko ari igihe cyiza kuko mituweli ubwo yari ikiboneka, kwivuza byari byoroshye bwose pe. Icyo gihe yari igihumbi. Mituweli yari igihumbi mbabyara. Ubuzima bwaranyoroheye cyane kuko ari kuri w'akarere ka Gasabo, none naga Claudina yateye maraza aramfasha, amatora yabo, amamata, ikarito yabo
irabazamura mu mezi 3. Umuyobozi w'akarere icyo gihe ka Gasabo yarazaga kugusura. Yaje yasanze kwa muganga. Bamwitaga ngo nyina wa Claudine. Bamwitaga nyina wa Claudine. Aha, gusanze kwa muganga. Araza aramemba. Izana ibyo bintu byose mbese asa nkaho yubatse abana. Abahindurira ubuzima. Hariya amata buriya hariya amata ariya mata meza hariya ni hatari. Kuko mu mezi 3 bari abana beza bibonka. Ubwo rero ubuzima noneho bwatangiye guhinduka, ndihira mituweli y'umwaka. Ibintu bigenda neza ndetse anyemera niri. Yakuruye mituweli. Ese ubwo sabana ariho mituweli byaturutse ubu. Niho ibintu bya mituweli byaturutse. Ibintu biraryoha cyane, ndishima ndanezerwa. Anshinga abayobozi arambwira bati mujye musura bano bantu mubaha impanuro, ati nabo kandi ndabona bafite gukora, ndabona abana batoya. Turaza turakora rero. Ubwo rero nibwo nagiraga n'amahirwe, nibwo mbonye abantu babagira neza b'abazungu baraza barareba baravuga bati tuzaza tugukorera inzu aho twari dutuye, kuko inzu nayo imaze kuyivugurura ikeneye gukorwa. Nayo imaze kuyivugurura, narahinduye amabati ariko ari igitaka hanze namenesha imicanga. Ubwo rero nabo baraza baravuga bati tuzagukorera inzu. Barebye gukora inzu rero hari indera baravuga bati byaturuye. Ubwo bazaga rero bangurira hano. Bagura hano ndahaza ubwo rwose pe, ariko ubuzima pe nibo bahise bahindura ubuzima, nibo fondasiyo. Yego. Aha, ubwo urumva mu by'ukuri meya yaje wamugari ni hari yaguteye n'amahirwe akwishyura mituweli. Ubwo urumva na nyuma yaho ngo hajemo abafrere. Mu by'ukuri urumva ko ahubwo impanga zakuzaniye umugisha. Zamaye umugisha cyane. Burya kubyara hari n'umugisha. Umugisha. Kuri ikintu cya mbere no guhuza. Ikintu cya mbere no guhuza. Ibyo rero ubwo noneho byumvikanye sibyo? None reka tugaruke ku buzima bwa hano nasanze hano uko bambwira ko mituweli n'umuntu ukomeye cyane, ariko nanjye nabibonye nanatembereye. Mu by'ukuri ibi bintu none ufite uyu munsi kuva aho hantu kugeza uyu munsi aho wafashwaga, none uyu munsi ubwo nkambara nawe ukwiye gufasha abantu cyangwa n'ubundi buntu ufite nawe abo ugifasha. Mu by'ukuri ibyo bintu none tugere hano mu rugo utubwire ukuntu waje kubigeraho, wabishobojwe n'iki se? Ni impamyabumenyi nyinshi cyane cyangwa se impamyabumenyi y'ikirenga? Ni iki cyatumye ugera kuri ibi bintu? Twaraje tumaje kugera hano. Yego. Aba bagira neza batubwira bati twebwe nta kindi kintu tuzabafasha, ni inzu muzagurisha indera hanyuma muze mukore ino nzu neza. Icyo nakoze ni ikirere. Njye naraje ntabwo nihutiye gukora hano. Yego. Njye naraje nihutira gushaka ubutaka. Yego. Nicyo ngiye naje noneho nagurishije indera ndaza nigurira ubutaka. Yego. Ugura amasambu cyane rwose. Ngura isambu ndangije noneho niga ibintu byo guhinga. Nimaje kwiga ibintu byo guhinga bimindura ubuzima kubera ko ufite abana usaba kurya aho ugiye kubahahira, ntabwo ibintu biba byoroshye. Nanjye rero nko guhinga kijyambere, nkoresha amafumbire meza kijyambere ariya badushishikariza. Numvishe ubuzima buratangiye. Nuko nagiye nzamuka kabisa. Nuko ibintu byangendekeye. None se hano hantu kuko nkurikije uko nabibonye nabonye umeze nkaho ufite isibo yawe, kuko nayo makuru bayambwiye bamwe ati rwose bamuga nubwo nabo barizwa mu isibo ariko ameze nk'ufite isibo. Mu by'ukuri ibyo bintu nibyo aha hantu nawe ukuntu umaze kuhakora koko, kuko isibo ubundi ibigizwe n'ingo zigera kuri 20. Bivuga ngo nawe ushobora gucumbikira n'abantu bashobora kuba bagera hafi aho ngaho cyangwa se bana. Tubwire ibyo bintu ni ukuri koko? Barayinga yego, ariko abantu bo ndabafite. Ndarafite, naraje shaka ubuzima ukuntu abo bana bahirirwa amashuri, nubaka utuzu. Ubwo rero nitwo tubungaburira, nitwo turihirira abo bana. Aho bakamaze rega nayabonye n'amazu n'abadukurikiye barabona ahantu twicaye ukuntu hameze neza. Sibyo, mu by'ukuri warakoze cyane, ahubwo birumvikana ko washyizemo imbaraga. Ahubwo ikigaragara hari inama wahereza abantu, sibyo, kuko urumva kuva aho wafashwaga ukabugezaho uyu munsi, ahubwo ngo umuntu wifuza gukodesha ari wese ushaka gukodesha ari ahantu heza n'ikiyazi iwawe azi nibyo koko ubunanye nje gukodesha hano mwambonera inzu yo kubamo cyane. Wayibona rwose ko urumva ko natanga serivisi nziza cyane rwose, ngubana neza n'abantu cyane rwose, korana n'abantu byo natojwe. Nicyo natojwe, nicyo ngomba no gukora. Ubwo rero abadukurikiye rwose, ubaye ushaka ahantu ho gucumbika igihe gito cyangwa se ukeneye mu by'ukuri inzu yo gukodesha igihe kirekire, waza ukareba mituweli.
mituweli ni ku gihe niko bajya bavuga ariko se koko nibyo mituweli ni ku gihe iyo nyitanga mu kwa gatandatu rwose tugiye mba ndangije kuyitanga nta nubwo ngezayo ese mituweli bambwiye ko uri umunyarwenya bambwiye gutera sitori cyane n'iki ariko reka mbanze nkubwire sibyo urareba kuri iki gihe urubyiruko ko rumeze ariko nawe nkubonye mu muhanda buriya nawe nagufata nk'urubyiruko sibyo kandi urumva nk'iki ukuntu abana ufite uri umubyeyi mukuru rwose ugomba kubahwa ariko si ubu koko ko abasore muri iyi minsi bari gutaka bavuga ko ngo abantu bakuze rwose no gutuma badashaka ibyo bintu bivugaho iki oya ibyo ntabwo ari byo gusa n'ababyeyi b'iki gihe nabo bafite ibibazo ubundi abana b'iki gihe ari n'ababyeyi nabo abana ntabwo begera abantu b'abasaza ngo babavomemo ubumenyi yego umwana arahurira n'umukobwa hariya agahita mu mwana w'umuhungu bati duhana utuntu ugasanga bagiye muri izo shusho media zabo umvishe nta mituweli birimo umvishe biriya rwose apana ubwo se urumva umuntu utoraguye hariya umuntu uramujyanye ubundi uguruza ameze ati nyine dore ikibazo rega none se kera habagaho baranga ubu kandi ikibazo ushobora kuzana kuvuga ngo wandangire ukandangira ahubwo nawe umuntu wawe kwaje yaza ubwoye umuntu w'umusaza ukuze wo kugenda muri ibyo ngibyo kandi biri kuvuga ibyo bivuga ko abantu bakuze muri iyi minsi ngo mufite amafaranga mu by'ukuri nawe urubyiruko nyine amafaranga ngo yarabuze kandi umuntu ufite amafaranga niwe uyoboye kuri iki gihe ngo nabo bakobwa babishakiye abo bantu bafite amafaranga reka uwo ni umuco ubundi ikintu cya mbere abasore bagomba kumenya umuco bagomba kwegera abantu b'abasaza bakabagira inama noneho umusaza kukamuvomamo ubumenyi ibintu bikaba fureshi ariko se aho hantu rero wenda urumva turimo turaganira kuko bambwiye ko uzi kuganira cyane urabona ko iki gihe hari ikibazo cyari mu rubyiruko kuko wumva nawe wenda umaze kujya bananabonye bamaze gukura sibyo kuko ngo iki gihe ngo abana b'iki gihe ngo basigaye bajya mu bintu by'ubusambanyi cyane nkamwe mwabaye muri icyo gihe mukaba mukiriho no muri iki gihe noneho mwe mureba ibintu byose muri kubikontorora neza aho ntitwaba turi gutera imijugujugu bano bana b'iyi minsi ngo barasambana ngo bananiranye ariko na kera namwe byaruko cyangwa se n'abasogokuru banyu nabo byaruko kera bagiraga ibanga kera habaga ibanga kandi kera ibintu bya kera byabaga utamenya uko abantu ba kera bifataga ukuntu ababyeyi ba kera cyangwa umukobwa wa kera wasangaga yiyambara ingutiya ze wumvishe bigeze aha wumvishe na za mugondo narabyumvishe ariko mugondo byose bigeze aho ngaho wumvishe nta muntu wagaragazaga intege arajya kubona ukabona umwana w'iki gihe ukabona ariko sinakubwira ngo aragaragaza ngo yiba ari ibyo bita ibitesi muri ino minsi ngo ni ibitesi nibyo bita n'ibisusu nk'ibisusu byo kubyumvishe rero urumva nta disipurine bafite noneho rero umuntu yabura atakutse mwakabye noneho ko ndebura mu ibanga utoroshye iriya pasiwadi noneho rero umusore yaba afite ijana rye ati nanjye kofi ndayikubita hasi wumvishe akarambura agahita akubita hasi ubwo mu ijana akavuga ati none nta myaka ijana bwayavugwa muri ino minsi nubwo ari imvugo mbi urumva ariko wa mugani aho hantu si uko hari kera cyangwa se ab'iyi minsi bavuka ari beza cyane kurusha aba kera oya baragaragaza cyane bari kugaragaza ibyiza baragaragaza biriya bintu baragaragaza iriya mituweli cyane kandi birubahwa iriya mituweli bayishyize hanze igomba kuba wumvishe bayishyize hanze wumvishe ni ibintu isuku ihari ubu ni danje niyo mpamvu ubona n'abasaza batakayemo batakayemo uriya mubare w'ibanga barabubona batisha bati umva ati ntabwo ibintu bizoroha icyo ntuyemo aho rero ni ukuvuga ngo abantu ba kera nabo bari beza ndetse cyane ahubwo kubera ko bambagara izo ngutiya bakagira ibyo bamugani n'izo za mugondo bo ntabwo umuntu bameze nk'ab'iyi minsi bashyira byose hanze babikoraga neza abantu ba kera umuntu wa kera bari abasaza ba kera bo mu gihe cya kiriya gihe yagiye agace agatumira abakecuru umusaza n'umukecuru we bakaza umusaza yavuganye n'umukecuru wumvishe akagenda kera habaga ibintu by'ibitsina nta nubwo banomberaga ukagenda bagiye nko kugira bagiye nko mu rutoki kombera se gutyo bagiye kwihagarikayo kubera ko rimwe na rimwe kera nta nubwo n'ibyanzu hari n'abantu batirirwaga bubaka ingo cyangwa se bakagira ibikari binini kikaba gikoroteye ariko akaba ari hagari saza bakavugana akagenda basi agatsibura aho yarangiza akaza noneho akaza we yahinduye imvugo avuga ati mwa bagabo mwe ati icyo nabatumiriye ati uyu mugabo muhaye wa mukecuru bakoraga barabanzaga bakaza bakicara ku nzoga bamara kwicara ku nzoga
akamwihegekana akajya ahantu wamara kugaruka akaza agatanga inka agahita agabira inka undi musaza ati ngo haye nka nicyo nabatumiriye wumvishe ibanga bakarimira ari babiri ariko abiki gihe wumvishe nubwo wagira tujya kumva igisanganya akana gatoya wa muntu we iby'iki gihe ntabwo byoroshye nta banga nta kiyashwe ntabwo biba byoroshye ubu byose ni kumugaragaro byose ni kumugaragaro mbese urabona ukabona umuco warataka ariko nubwo ni cya kibazo cy'umuco ni cya kibazo cy'umuco wumvishe urimo kugenda uhinduka ukuntu ariko ntabwo byakagombye n'izanama z'ababyeyi bakeneye ariko dore ikibazo gihari rega urumva ntabwo uzajya kubwira umwana w'umukobwa ngo uzambara ibi n'ibi na nyina nawe yambara twatura ese ubwo mugani ntiwaba baturenganya barenganya urubyiruko ngo nta muco kandi rimwe na rimwe n'ababyeyi hari abamaze kuwuta nanone kudacyaha umwana ngo wicane nawe ngo ugume wigishe ariko n'ubundi umwana azagenda ntagera mu mujyi nareba iby'abandi uko bimeze atari imico azane n'ubundi umwana w'iki gihe bisaba kugira ngo yigenge nta kintu wamukoraho rwose umwana agira imyaka 15 avuga ati muzehe ati ubwo ngiye ngo mfite uburenganzira bwo gukora icyo ushatse bituma ubaye hafi rero ngo umucaginga mu bwonko wumvishe ugire nubura ukuntu ugenda umuhengekereza umwereka uko agomba kugendera n'umuco biba bibi ni ukubaba hafi none se mituwe dukomere tuganira wenda ibintu by'urubyiruko tubishyize ku ruhande gatoya mu by'ukuri nabonye ari ahantu hamaze gutera imbere ubundi hano ko ndumva nk'iki gihe wagiye ugura amasambu ushobora kuba wageze kera ubundi wageze hameze gute hano hantu nahageze ari icyaro gikomeye kuko hari akagendano gato cyane tuzamuka hano turaza rero maze kugera inahantu umugabo bita Eduard twaraje turakora cyane dukora uno muhanda turawuzamura tugeze no ruguru turangije gukora ubwo nayo imajije no kuzana n'umuriro n'uyu muriro kugira ngo hagere njye na Eduard twakoresheje imbaraga zitoroshye kugira ngo tugereho n'amazi hano turayafite twakoresheje imbaraga zitoroshye ubwo rero niyo mpamvu ubona mbese hano hantu twakubise akazina ka Wembure ubona ko ari tawuni mu by'ukuri rero abadukurikiye murumva ko hano twicaye hitwa Iwembure turi kumwe n'umugabo witwa Mituweli mwabyumvise kuganira cyane ariko urumva ko n'ahantu batuye bagerageje kuhateza imbere mu by'ukuri twateye imbere hose twagiye tubona ko bafite imihanda myiza bamaze kugira imyubakire iteye imbere kandi n'abantu babo barasobanutse vema abashimiye cyane mu bantu bakomeye cyane dufite mituweli dufite mituweli abantu icyo dukora tubakangurira gutanga mituweli kandi ikindi bakareba ko bari no muri sisiteme yego nuko gahunda ziba zimeze ese mituweli nk'ibyo byose aho hose wagiye ucamo ubuzima bwose waciyemo nta bantu bakugiriye akamaro ntashyi ku isaha uba uzirikana mu buzima bwawe ati umva taba abana abantu bangiriye akamaro se wa muntu we mbere na mbere ndashaka gushimira perezida wa repubulika ibi byose niwe bitugejejeho umutekano ni ku gihe ndamushimiye Imana izamukomeze zamwagure gume mu ubwenge kuko ibi byose tubigezeho bitewe nawe yatuzaniye iterambere n'ibikorwa arimo gukora ni inyamibwa Imana ijye imuha umugisha ubundi abandi bantu ushima ni nyina wa Korodina nubwo mbese arasa nk'aho ari wo bano bana nyina wa Korodina wowe wari meya wa Gasabo yego yankoreye ibintu bitangaje cyane bikomeye kuko bano bana mba narababuze yagize atya nduzi ko ari ukurema yazana amata banyoye amezi 3 yakuyeho bano bana pe kabisa rero ndamushimye urumva ko ni handi bavuga ngo ubuyobozi bwegerejwe abaturage mu by'ukuri ubuyobozi bwakubaye hafi bwambaye hafi muri muntu ushimira nawe bafurere bankoreye ibintu abafurere bahe bariya ni abajambo n'abambari bamwe abambari ba jambo yego abambari ba jambo ku Kinunga yego abashimiye cyane pe bankoreye ubuvugizi kuri abo bazungu kuri izo mpanga ebyiri nazo ariko wamugana aho hantu numvije ko sinzi ukuntu ngo bashobora kuba barahuye n'izindi mpanga nazo z'abazungu ibyo ni byo cyane byagenze gute baraje bangurira aha barangije baravuga ati uzagurisha indera uzi ukora aha ngaha bahita bagenda gusa amakuru mfite ni uko baba batakiriho ariko bakoze ibintu
bitoroshye bazanywe n'abo bagabo b'abafurere baba ku Kinunga pe barakoze cyane wenda ndabashimiye rero Imana igibaha umugisha igibagura pe bo none se mituweli mu by'ukuri mu kanya turagenda mugane turatembera ibikorwa byose turabibona n'iki ariko se mbere kwenda tujya aho ngaho kambwiye ko wenda uri umunyarwenya koko ubu nta turi dukeregeshwa wadushyiriraho rwose nk'abakurikiye Dox 14 TV bakavuga ati koko mituweli ni mituweli bakagenda bavuga ati mituweli bamugane ni kujya arya niwo bizi cyane bya mituweli kundusha kuko umuntu witwa mituweli hari byinshi. Ikintu cya mbere mbanza kubwira abantu bagomba kwitonda. Iki gihugu cyacu ni supadipi hanze ahantu hari abana yego abana b'abakobwa bariho muri uru Rwanda wumvishe navuga ngo ni wane neza kwitonda ibintu byose ukabara imibare ukabara ibintu by'imibare ukagenda gakeya wumvishe ukamenya inama ugomba kurwana nayo icyo nabwira abantu bagiye disipurine baba abasore baba abasaza wumvishe hano hanze hari abana kino gihugu gifite abana b'abakobwa wumvishe beza ariko none se ko bavuga ko kwigenga akazi karabuze sibyo urubyiruko ibintu byo gukora byarabuze mbese ibintu byaranze wababwira iki mu by'ukuri kuko ku makuru mfite ni uko witeje imbere kandi nta mashuri menshi wize. Ikintu cya mbere ni ukumenya icyo ushaka iyo warangije kumenya icyo ushaka ureba imbere ureba imbere ubwonko ukabukaza none rya faranga ubonye n'uripfusha ubusa niyo mpamvu navuze ni abantu barebe neza nako iki gihugu kiraryoshye kuko ibintu byose birimo kwitambuka ntibishashagirana ariko ushobora kugutura mu mwobo ubuzima burashakwa kandi ubuzima ni ukwihanganira ko ntabwo ushobora gufata yifashe udufaranga duke ukatubika wumvishe ntiwihebe ngo ugire gutya na gutya aragwira ukageza ku gikorwa ariko si ubwo wowe reka nkubwire sibyo tubare nimba mbaye umusore nkagenda koko bakamemba udumbi 70 wa mugane bavuze ngo hanze hari ibyiza sibyo wenda nkiciraho mu kabyiniro twa tudumbi 70 ntabwo tuzampaza arambwira ko ngo nzakuramo umugore gute nzakuramo inzu gute bugomba mutaturenganya ariko ayo mafaranga ni menshi ufite ababyeyi utabafite se buko nabwo utabafite umvishe wagenda wenda mbara wenda kuri umwe wagenda ugahahira utuntu twawe wumvishe tufite mitiweli tugiye turinganira noneho yasagutse ukayajugunya hariya wumvishe wangiza noneho rero ukajya ugenda urundanya ibintu wagize ngo igitonyanga ntabwo kimena ibuye iki ariko se kandi mitiweli ntutubeshye urumva mitiweli ubundi baravuga ngo amafaranga atazakubakira inzu uyubakisha umubiri sibyo none se mwari tukibakira imibiri urumva kandi amafaranga n'undi yatuma rero utaza n'uwo mugore uzakoresha winezeza ubwumva atari byo kare ikintu cya mbere ni ukuzigama ukamenya icyo ushaka ugumye gutyo ayo mafaranga ari na menshi 70 igihe cyanjye se ko ku kwezi umuntu yakoreraga wari uzi ko intambara ikirangira umwarimu wafashe amafaranga menshi bahembaga 7,000 ubuzima bushakwa ariko ikintu cyose ni icyo ushaka ikintu ni icyo ushaka iyo ushaka ikintu kugera ku kintu ntabwo ari ukuvuga ngo ningera kuri aka kantu ndagira gutya nsohora ibintu bidafite mituweli ugomba ibintu byose kubigera ukavuga uti ndashaka kugura akantu k'akabanza ukagenda urunda nubwo ushobora kwiha umwaka ya mafaranga aragwira rwose utagiye mu bintu byinshi uhura n'ibishashagira niko wagenda uyora birumvikana ko ibyo tubwira birashoboka umuntu abashije wenda kuko kwihangana akagerageza kuzigama dukeya mu bushobozi bwe akarya ibishoboka kandi ntabwo twakwicisha inzara ariko umuntu akagerageza akazigama byumvikane ko hari icyo umuntu wenda yazabasha kugeraho ibyo birashoboka ariko icyo wenda twasorezaho ni uko abantu muri iki gihe umuntu niwe wishyiraho umurongo ngenderwaho ni ukuvuga ngo utishyiraho umurongo ngenderwaho ntacyo wageraho nta na kimwe ikindi ikibazo kiriho wenda umbwire nimba kuko ari byo bajya bavuga ko hariho ibintu by'ibigare ngo hari abantu bari kugenda bazira ikigare nubwo wenda sinzi ibyo bintu byumva neza tuvuze ikigare se ikigare ni uko nafata amafaranga yego nahembwa uwo munsi n'undi yafasha andi suze umushahara yahembwa akaza akagukora akakubwira ati mva rero ati waba uri Musave cyangwa waba uri aha tugiye kurira i Nyamirambo urusheti
kandi uzitaye mu gasima uti kandi turagenda duteze mugashaka ivatiri wumvishe cyangwa ikintu nubwo wafata moto wenda mukatega mukajya i Nyamirambo wumvishe uvuye aha Nyamahari zirahari wumvishe ugiye kuri Nyamirambo icyo ni ikigare ibintu byose utateguye aba ari ikigare ukavayo no gutaha ari ikibazo no gutaha ari ikibazo wagera mu rugo nyirinzu nawe akakubwira ngo nyishyura ukabura icyo ni ikigare ni ikigare gikomeye cyane ubwo bavuga ko tugomba kwigira abantu bagomba kwirinda ikigare ko ntabwo ikigare ntabwo ari urubyiruko rujya ruba mu kigare gusa ngengo n'abantu bakuze bagenda mu kigare n'abantu bakuru bakigenderamo biterwa n'igihe hari abantu benshi bagurisha ubutaka ukabona ifaranga akubise ikofi ubundi ati ngenda ajya guhahira ikabuga akajya atega moto ariko abantu bamugani ahubwo ugurira hano ubwo twasuye gusoza ngo isambira ryo isambira ryoha cyane zira note zibari waneze isambira ryo rwose zira note zibari waneze baziteye ubwoba uragenda gushyiraho igiti ukongeraho ikintu ukavuga ati cyambere ni isamba ikintu cyambere umuntu wagurishije ubutaka bisaba kugira ngo we wayafashe niba wagendaga mu gasima n'amaguru ni uguhamagara tumvishe ukegera hariya wumvishe uyurira ugenda iyo waguraga umuneke hano seri wenda hari abaturage hano dufite bacuruza imineke ni ukujya kuwuhahira ikabuga umugati wiremera niwo uryoha wumvishe ni ukusambu ugendera mu kigare ni uko ibintu bimeze ariko abantu bagomba kwirinda kwaya kuko ntabwo uba uzi igihe uzapfira kandi ikindi abantu bagomba gutuza bakareba ikigenderero kuko iki gihugu kirimo kiriruka mu iterambere tugomba nacyo kukirukaho umvishe ariko bamuganyije ko kiri kwiruka kikanadusiga ha oya si ukudusiga ahubwo rimwe na rimwe ugomba kureba umurongo ugomba kugenderaho ugomba kureba umurongo ugomba kugenderaho ibintu byose ni gake ibintu byose ni gake ugeze muri ikorosi ugakata gutya hari ibintu wagongura abantu ugafata feri ukajyana gake ukareba iryo korosi ugiye ukata uko rimeze ukirinda cya kigare twahoze tuvuga bo mituweli rero murakoze cyane mu by'ukuri twajyanye ikiganiro cyiza
abantu bakwiye kwigiraho ibintu byinshi kuko hari ikibazo kiri ko iki gihe umuntu agasanga wenda ubuzima bwamukubita agatangira kwitwara se ababyeyi ntibankoreye iki n'iki ariko burya mu by'ukuri ubuzima bwacu tugira hari natwe amakosa tubigiramo mu by'ukuri urumva ko nawe baje kwiteza imbere kandi atari uko wize cyane rwose kwiga ni byiza ariko mu gihe wenda ibyo twigiye dukundiye tugomba gushakisha n'izindi nzira ariko tukabaho mu by'ukuri tukabaho rwose cyangwa nimba waragize wenda n'ibibazo ntiwashe kwiga ariko hari ubundi buryo wabaho kandi ugatera imbere uri icyitegererezo cyiza cyane mu by'ukuri turagushimiye twebwe nka Dox 14 TV mu by'ukuri twishimiye ikiganiro twagiranye nawe nayo mpamvu rwose tugira ngo tuguhe umwanya wenda nimba ari agakerageshwa kandi wadushyiraho dusoza hari abo mwabanye n'iki byose watubwira nta kibazo gusa nanjye ndabashimiye undi muntu ni nyina wa Gaga Claudine n'ubu naramubuze kugira nubura nzamushimire kuko yankoreye ibintu byiza kandi yacaginze mu bwonko ko yarambwiye ati ikintu cya mbere ufite imbaraga wumvishe mwicagingemo gukora yaramfashije pe ntabwo atagize ese ko njya numva ko hari abayobozi bamwe na bamwe bagera ku bintu gutyo wenda nk'uko wenda nk'akari gatumye gutyo ugasanga wenda nimba ubufasha kuko nashakamo icya 10 wowe nta cya 10 yigezeho kwifuza ya ntacyo rwose ntacyo bagejeje aho ahubwo se ko bamwe n'ubuvugizi ngo ajya mfata no kuri Sosoma Sosoma najya hariya hajyaga hari kwa muganga bakangubita Sosoma byamagenda zana matama ariko nawe ufite itoto ntawe cyane gabone we ni Sosoma ko mama bwana mituweli yo yinjiyemo neza iyo uri muri mituweli Sosoma rwose raza no kumubiri batayari ibintu byose ni ku miti ibintu byose ni ku miti na satani birimo rwose ubwo rero rwose abantu ndabashimiye pe ubu rwose abana banjye bameze neza nta kindi kibazo turagushimiye cyane kubw'ikiganiro twagiranye nawe uze kudusohoreza umudamu ndabona twasanze adahari n'abana nabo baduhereye yambu rwose bakure bagejuru bose bazaza no kudusura natwe nta kibazo tuzabakira nuko murakoze cyane nanjye ndabashimiye Imana ijye ibaha umugisha kandi ijye bateza iteka nagize amahirwe cyane iki kiganiro naracyifuje navuze nari kuse koko nkanjye nka mitiweli koko Imana yangirije koko ubupe mbigumane ariko urabona ko ufite mitiweli nanjye ndagushimiye murakoze cyane kagira Imana n'amafaranga murakoze cyane bakunze rero mwari mukurikiye Dox TV mu by'ukuri ikiganiro cyacu tugisoreje aha ngaha naho ubutaha nakagaruka twongeye gusura n'abandi baturage murakoze cyane